kugira ngo twongere tubashimire cyane bakunzi ba Shema Cornique mu bice bitandukanye muherereyemo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane rero gukomeza kubana namwe, ni iby'agaciro gakomeye cyane rero gukomeza kugendana namwe mu nkuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho muri byinshi turebera hamwe, muri byinshi tugarukaho. Bakunzi bacu turagarutse, kandi iyo tugarutse tuba tugarukanye amakuru menshi cyane. Icyo mbasaba rero ni ugukanda kuri subscribe ku utarayikanda, ubundi tujye dukomeza kubana gatanu kuri gatanu mu nkuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Muraho neza, reka nizere ko igitondo kimeze neza. Turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. N'amakuru menshi turebera hamwe, twaba tuti tuyabagezeho. Reka twihute cyane twe gutinda, rero mba ndi kumwe na Koromboka. Tuba tugiye kwiganira ku M23 na Congo n'uburyo bizahoshamo. Ikaze nanone rero kuri izi page n'amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Tuba tugiye kugira turebera hamwe. Ubu rero tugiye kubiganiraho byose uko byakabaye, tubirebere hamwe kandi tunabisesengure tubone ikiri inyuma y'ibi. Ese ni igiki kiri inyuma y'ibi ngibi kabisa, aricyo kintu cya mbere tugomba kurebaho. Allo, komera cyane Koromboka, mwenye kiti. Ni njyewe kabisa mwenye kiti, mwenyewe kumuvubizi kiti. Uko bye? Niko bye muvandi. Aha. Ikaze wa mugabo we. Yego wa musore we. Ni igihe gito ariko. Ni njyewe se nagutumye ngo uteze. Ni igihe gito cyane. Nyine ni igihe gito cyane, uzaba uri kugeza amazi sha. Yego. Aha, Korombo. Ya muvandi. Meze neza ariko. Meze neza, nta kibazo, ndashima Imana. Nicyo cya mbere nacyo gikomeye kurusha ibindi byose. Buriya reka nkubwireshe. Ikintu cya mbere mu buzima ni ukumanza ugashima Imana. Yego. Uko biri kose uri muzima, uri guhumeka, mbese ni ugushima Imana, nicyo kintu cya mbere. Ku muntu udukurikiye uzi ko atabikora rwose, atangire uyu munsi abikore. Gushima Imana ni ikintu cya mbere, ni ikintu ginakomeye cyane kandi. Njyewe umuntu udashima Imana mba nibaza se uyu muntu nawe utajya ku rusengero, nawe ujya gusenga, ariko ugomba kumenya ko Imana ibaho kuko uriho. Yego. Hari abantu batazi ko Imana ibaho. Barahari benshi cyane kabisa. Kandi bakabona se ko baba bazi ko bavuye he. Ntago mbizi. Korombo. Ya muvandi. Buriya hari abantu nyine baba bumva ko ibintu biri aho ngaho, ariko Imana aricyo cya mbere. Ahubwo ndibaza, tugiye kugaruka ku ijambo rya Mana n'imibare 23. Nyamana 23. M23. Nimwe muri coalition rero abantu twumvaga ko wenda baba batangiye guhambira bava mu bice bya Congo, ariko urabona ko aba basore bakiri mu mirwano ikomeye cyane. Cyari mu mirwano ikomeye cyane. Mbere yuko tubyinjiramo cyangwa se ngo tuze tubisaseho akarago, reka tubanze duhere muri rusange. Igoma biramutse bite, bimeze bite muri rusange? Igoma kugeza n'ubu turabona akazuba kaje, nta kibazo, ariko mu nkengero ya Goma nka Sake hano yakirigiwe za hehe twagwa kabisa. Ukabona umuntu bamujyanye utazi nawe bamujyanye. M23 nimba ifite ikibazo. Bivuze ngo murimo murajya kubona bakabona umuturanyi aragiye. Ai nka data bashimuta. Mbese neza ewana hano ndaje. Ni kuvuga abantu benshi basigaye bahurira mu irengero tutazi naho bagiye.
yewe ko numva bikaze. birakaze cyane. Nabonye ibyo bintu rwose byeze ariko ibintu bimaze iminsi bivugwa muri Rubaya warabibonye? narabibonye ukuntu abasore hafi igihumbi na. Ese ngo babajyanye hehe? Nanjye mba nibaza aho babajyana ntabwo bajya gusura. babajyanaga nawe. ariko rero ibi bintu imiryango mpuzamahanga yakagiye birebaho nuko nyine ari imiryango mpuzamahanga mugani. Nabonye ejo bundi batangaza inkuru ngo abatangaza ibintu byo muri Kongo rwose nibagerageze barerekere kuko imibare irimo iragwayo ni myinshi. Nkibaza nti se niba namwe mumaze kwibona mubikora hiki? none se imiryango mpuzamahanga iravuga n'abantu bariko bagakomeza gukora ibyo ngibyo. njyewe mbona mu gihe badashyira ibihano ku bantu hano ibyo bintu ni ikibazo. mba numva bashyiraho ibihano baravuga ati muramutse mwanga ibingibi muzabona ibingibi, muramutse mukora ibi muzabona ibi. n'Imana yavuze ngo nurya kurya mbuto uzapfa, agashyiraho kiriya gihano hariya kuko umwana w'umuntu yaje kwirengaho kumva ariko kwanza kiriya gihano cyari gihari. Ntukice mugenzi wawe. Ntukice. ibi bihano umuntu uzica azaberwa guca. ibi bihano nibyo bintu biri kubura mu biganiro byose bari gukora. Ibihano ni nayo mpamvu ubona bari kuyidagadura kuriya. none se ubundi byafashwe byo byigize byubahirizwa? Ibihano nabyo nta kintu bivuze ahubwo ibikorwa. babanze bashireho ikintu cyitwa nuza ibikorwa runaka cyangwa se bavuze ikintu runaka bakavuga ati utayibahiriza. Ubundi bagashyizeho nka ekipe ubungubu igihe bavugiye ibihano nk'ubu nka Kone nanga wenda nk'umwe muri bo bamufashe ibyo wenda byahagarara. ntibyihebe ntabwo wapfa kubifata amahane. babishatse babifata ariko. none se Osama bin Laden yahangayikisha Amerika mu gihe bingana iki? Inde? Osama bin Laden. uzi ukuntu yarahangayikishije Amerika? yarayigize ariko abahungu nyine nabo ibikorwa byabo nibyo tuba tubwira abantu n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi koromboka. kandi ubona kuntu baba babwira abaturage bati twebwe rwose twaje guharanira amahoro yanyu, ariko nka mugani nk'urwo rubyiruko rw'abandi. amahoro y'umunyabyaha ibiri bivuga. ni amahoro y'umunyabyaha. umuntu azuzanira umupanga akakubwira ngo yaguzaniye amahoro biragoye. ari kwica abantu. mbese jewe sinzi icyizere kirahari cy'uko munsi yo muri Kongo izaba ari nziza. ariko kugira ngo tugere ku kiriya cyizere mfite yego bisaba urugendo rurerure mu bandi. birasaba urugendo rurerure. njyewe icyo mbona icyo nzi ko munsi yo muri Kongo shema izaba ari ya Afurika. munsi y'umwe cyane cyane Nord Kivu na Sud Kivu kuko nizo zibabaye cyane. ibi ntabwo biri muri Kongo yose. ntabwo biri Kinshasa. biri na Kinshasa. ntabwo biri Katanga. ntabwo biri Uvira. ntabwo biri Uvira. ariko buriya Uvira imbaraga zahakoreshejwe ndimo ndavuga ntiburiya Uvira imbaraga zahakoreshejwe ziramutse zikoreshejwe n'ahandi byagenda neza. byagenda neza ariko ubona ikibazo bafite. ikindi kintu koromboka abaturage bo muri Sud Kivu bazi igisobanuro cy'ubutaka bw'igihugu cyabo. yego barayizi kabisa.
urebye n'uburyo babanyemo na M23 ubona ko nyine ari abantu basobanukiwe ko Kongo ari ubutaka bwabo. yego ni ubutaka bwacu. Urabibona rwose, urabibona ko bagaragaza ko nyine bazi neza agaciro k'ubu butaka muri rusange, ntago bayifuza nyine. Niyo mpamvu ubona ko nabo bari victim cyane kurushaho muri North Kivu. Ubona ko muri North Kivu M23 yatangiye mu byaro. Ikibazo cyihari. Yego. Yatangiriye mu byaro. Biragoye rero umuntu uri mu cyaro kumenya agaciro k'ubutaka. Yego. Kuko we azi kuhinga gusa. Ariko muri Sud Kivu rero biratandukanye kuko we uko watangiriye mu mujyi. Rero kuza kubwira umuntu wo mu mujyi ngo uvamo n'inzira biragoye. Yego. Erega biriya bintu byajyaga bivuga ngo hari ikibazo bagize wa mujyi mukuru ariyo Bukavu yamunanirwa. Yego. Ndakeka kwibwiraga ko kubasoramo bizaba byoroshye. Ariko ubu ngubu baje kubona ko bibeshe. Niyo mpamvu baravuga ati turamutse tutanga ahandi aba basore ntabwo bazahava. Reka da ubu ni ukuvuga ngo noneho basigaye banagabwaho ibitero bagahita biyambarira iniforume bambe bakiyambara imyenda y'abaturage. Bukavu rwose ejo bundi bari bunayisohokemo barangije ngo biyambarire imyambaro y'abaturage. Icyo kibazo. Ariko koromboka abasore batakaza abasirikare benshi. Ahubwo urwo rubyiruko rw'abanyekongo bajya kugemura ku rugamba, yewe ubwo nk'abo 1000 bavuye Rubaya bagiye kujyanwa mu rugamba. Kandi ubu ngubu Kongo imaze kubamenya ndetse n'abazahiro bamaze kumenya strategy yose bakoresha. None se kuva mu kwezi kwa kabiri hari akandi gace M23 yari yafata? Ntabwo yafata n'agapande kagace. Akanyuma si Bukavu se? Ni Bukavu gusa. Erega buriya no muri Noro ubu turi kuvuga ntabwo basigarira centre ya Bukavu yonyine. Muri mu mujyi hagati gusa, nabwo impamvu nuko harimo abaturage. Kuko uvare kwa Maria Kacherewa komeza za Walungu yugiye ni muriro. Yego. Ni kuvuga ntabwo barafata n'akandi gace. Ni ukuvuga ngo na Bukavu nuko ari mu rusisiro, nuko ari mu rusisiro nyine ahantu hari abaturage benshi. Yego. Nuko rero indege ejo ibibaye ya gisivili, nabonye guverinoma ya Kongo ivuga ati ariko se Minembwe si mu gihugu cyacu, Kivu y'Amajyepfo si mu gihugu cyacu, indege itwara imiti n'ibiribwa gute ari indege yakabaye tumenye twakabaye tuzi connection yayo? Ahubwo se iyo ndege yari ivuye kuyiye mu kibuga cy'indege cya Henjo muri Kongo. Ni ikibazo gikomeye urumva. Nibyo ku ruhande rwa guverinoma barimo baravuga bati indege yakabaye haguruka tukaba tutayizi ko ati ko ari indege yacu igiye gutabara izo mbabare, atazi ubundi mitwe yitwaje intwaro twirwane hegira indege. None se reka mvuge ari indege se ko aruje ifite cyangwa MSF ifite ubu ngubu itwaza nuza imiti ikemurira imiti abarwayi? Wapi? Ntago hano muri Sud Kivu ari kibuga cy'indege uzi kiri gukora? Ntacyo. Kavumu ntabwo ari gukora. Igoma ntabwo iri gukora. Niyo ya Minembwe ntabwo iri gukora. Yego. Birumvikana. Ya Kamituga ntabwo ikora. Ari gukora gusa Kisangani kuri kure. No gukomeza za Ozwele. Urakumva? Yego. Na Matadi
iyo ngeze ari gukora ariko ukambwira ati indege ngo yari ya gisivili ivuye hehe iyo ndege bagomba kumenya aho yayikuye kugira ngo bimenyekane ko hari indege y'igisivili yego yaje gukora ikintu ndende w'ijoro ni ukuvuga ngo umwe mu bayobozi batwirwaneho yatangaje ko iyo ndege yari izanye imiti y'abarwayi, atangaza ko iyo ndege yari izanye ubufasha bw'abaturage, ariko Kongo ikavuga iti ariko se ubundi ndagira ngo nibaze ikibazo kigira kiti indege izana imiti y'abarwayi ite ikaza gufasha abaturage b'igihugu cyacu tutazi iyo ndege ko yavuye muri sosiyete runaka cyangwa se kampani runaka. Nabonye rwose umuntu bita Sylvain Kenge mu itangazo yashyize hanze avuga ati ibyo ni ibinyoma, indege twarashe ni indege twabonye ku butaka bw'igihugu cyacu tutazi aho yaturutse. uburenganzira bwo kurasa cyane cyane. Abandi bati rero Sukhoi ziragarutse mu gihe cy'amasezerano, bati ntibyaba bigiye kuyavanga. Drone ziragarutse mu gihe cy'amasezerano, ntibyaba bigiye kubivanga. Nkumva ko ibyo bintu naho bihurira n'u Rwanda na Kongo. naho bihuriye n'u Rwanda na Kongo, ibyo ngibyo ni bya M23 na Kongo. Kandi M23 yaravuze ngo ibiganiro biri kubera muri Washington y'Amerika ntabwo bibareba kuko ntabwo ari ibyabo iby'u Rwanda na Kongo. Erega RDC nayo nibyivuga, RDC nayo nibyivuga, iravuga iti kugeza amagingo aya ngaya umutwe nyeshyamba za M23 nta mbaraga ufite zo kuba warwanya igihugu cyacu, ahubwo ubufasha uhabwa n'ibindi bihugu nibwo bwaba ikibazo. Ane mpamvu rero ibi bintu ngewe mu mboni zanjye ndetse n'uburyo ndimo ndagenda mbirebamo, aya masezerano y'u Rwanda na Kongo arimo imitego myinshi, kandi imitego yatezwe inyeshyamba. Ntago aya masezerano avuga kurangira kw'intambara cyangwa se guhagarara kw'intambara, icyo cyo namaze kugisobanukirwa kandi nawe na buri wese abashe kugisobanukirwa. Ahubwo aya masezerano agaragaza ko Kongo igiye kurwana intambara yo gutsinsura umutwe nyeshyamba za M23. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo buri ngingo iri aha ngaha ugiye kuyirebaho neza kuromboka urabona ifite igisobanuro. Kongo iravuga iti mugende ibe nasinyanye n'u Rwanda ko tugiye gufatanya mu buhuza bw'ibikorwa mu buryo bwa gisirikare, nzarasiza inyeshyamba nzivane hano mu gihugu. Ubu nuvuga ngo barashaka kurasa M23 aho ihungiye bakayisangayo. Bakayisangayo, nabyo kwanga igiye mu Bugande ejo. Ari nayo mpamvu ubona Tshisekedi arimo arashaka gukorana operation Shujaa n'Ubugande. Abantu icyo kintu ntibagisobanukirwe, ari cyo kintu bari baragira ngo bagire ibiki bakore. Ubu tuvugana u Rwanda rusinyanye na Kongo amasezerano y'amahoro ku mpande zombi, bikagenda neza. Uganda igasinyana na Kongo amasezerano y'amahoro ku mpande zombi, ariyo ira operation Shujaa. M23 nta handi hantu yahungira, bayizamura igiye muri Kivu y'Amajyepfo ntiyahungira mu Burundi ngo bikunde, kuko abarundi uyu munsi urabizi ko badacana uwaka n'uyu mutwe. Yego ari nayo mpamvu ishaka kurwana, ishaka kujya mu misozi ya za Fize, arya buriya hari aso bahana imbibi na za Zambia. Kugira ngo bazahungire muri ayo mashyamba. Nuko rero ubwo igiye baramutse bahungiye mu Rwanda babasangamo, kuko ibihugu byombi byaba bifatanyije mu gushakirana amahoro. U Rwanda na Kongo birimo birashaka iki amahoro yaboneka. Yego ntabwo yapfa kuhungirayo. Yego aricyo kintu rero cyaba gikomeye cyane uyu munsi. Kongo yabigiye kurwana intambara ivuga iti turimo turarwana intambara, tuzo duhanganye nawe, turamukubita, ubufasha abona bujye buza imipaka yose. Ubwo urumva izabirinzwe n'ahantu ubufasha bwaturuka.
bamenye bati abari mu gihugu babaye iki. Ikindi kintu cya kabiri ngo M23 barahita bitwa abateroriste. yego Ibyo ni ibintu byose abantu bagomba kugenda bagira ibiki bamenya. Icyo rero nicyo Kisekedi arimo aravuga ati amahoro aragaruka arambye muri Nyiragongo na Rucuru muzabibona. Ibyo rero byose ni ibikomeza kugenda bigaragara amaso ya buri wese mu by'ukuri mu ntambara ikomeye cyane ikomeza kugenda igaragara no murasazwa bw'igihugu cya Kongo. Koromboka ibintu birakaze cyane. Icyakora abantu bagomba kumenya ko intambara yararangiye hasigaye ibintu by'ibijyanye. Korombo nagira ngo utubwire izindi breaking news kabisa ubundi dukomeze gahunda zacu ndetse kandi tunagushimira cyane. Ministre wa Affaires étrangères Madame Kayibanda Wagner agiye kumutwa Kinshasa uyu munsi agiye gutanga noneho biriya bipapuro basinyeho imbere ya mukuru w'igihugu. Yego Kisekedi yamushimiye cyane wakoze igikorwa mu bandi. Aramubwira ati ni ukuri turimo turarwana ntambara ku bipapuro kandi birimo biragenda neza. Aramwakiriye mu ngoro y'igihugu bibye cyangwa se impande presidentielle. Iyo ngandoro kabisa imeze neza cyane basangiye n'akave wa muntu. Yego Deni Mukwege aravuga ati justice igomba kuzamuka hejuru kugira ngo umuntu wese wakoze ibyaha bamubaze bamubikira bikoze. Yego ubundi Deni Mukwege uramuzi? Dogiteri aravuga ati ntabwo bigomba kureberwa ahubwo agomba kubaho ikintu cyitwa gukurikirana abanywa nabi bose bica abantu bafata abagore ku ngufu bashimuta abantu ibyo byose bigomba gukurikirwaho. Yego aha ngahe nguko uwo ni Koromboka rero twari turimo turirebera rimwe amakuru abagiye atandukanye ku byo tuba twiyemeje kugenda tugarukaho. Bwana Koromboka rero reka nkushimire cyane ndetse nanashimira abadukurikiye bose mu makuru menshi tugomeza kugenda tubagezaho. Urakoze cyane Korombo. Murakoze namwe muvandimwe. Ngahe nguko bakunzi bacu bakunzi ba Shema Chronique mu bice bitandukanye mugubwe neza kandi Imana ikomeze kubongerera. N'ahandi mugoroba rero turebera rimwe amakuru ndetse nuko byifashe mu bice bitandukanye muhereremo. Murakoze murakarama.